cyabaho kubera iki muri mwebwe bayobozi ari abari hano ari abatari hano banyumva ndetse abo baturage mugira mutyo rwose wampa kubera ko wampa ngo bishyire hamwe baze bagukubite rwose bakagira uruhande bagashaka inkoni bakaza bakagukubita aho bijya kubera bibi rero ubwo nubwo nifuza ntyo uzi ko bidakunda iyo umuco mu buyobozi umaze kugera ku rwego ari mubi ba bantu mvuga ngo bakwiye gushaka inkoni bakagukubita basa n'abumiwe barekeye iyo baragowe kesi ya Bugarama za Rusizi ibintu bijyanye n'imihanda bawicariye umwana wa infrastructure yes mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse usigaye nyirango usigaye warahindutse umurima bahinga mu muhanda byarinze bigera hariya kubera iki icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda ngira ngo nakivuze hariho nigeze kugera ni 2017 ni ibintu mperuka kera ariko umuhanda warasibye ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose badafite ahantu banyura badafite uko bagenda ikibazo cyagenze gite minisita mu by'ukuri your excellency twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu ikorwa ry'imihanda kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017 kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017 kuva icyo gihe umuhanda wari ukeneye guhita usanwa ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye ese ukanafasha inganda ziri hariya habaye ikirego byagenze gute icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority uburyo ninde ubikora ni twebwe nka minisiteri y'ibikorwa remezo twagombye kuba twarabikoze erega natwe ibyo tubifitemo uruhare ariko nta n'ubitubwira mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi ariko tuzagenda tubikosora uzi ko imyaka yose nicyo kiba igisubizo nicyo abantu barangiriza ni ukubisabira imbabazi ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi ariko tukikomereza ibyo dukora ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanda ntabwo amafaranga yari yabuze ahubwo ni ukudashyira ku murongo neza ngo tumenye muraho mwese mwaramutse neza ndishimye kuba twabonye umwanya twese uko turi hano kugira ngo dukore iyi nama ya RPF Congress inama rero nk'izi zibaye nyinshi kenshi ndizera ko
buri nama ibaye ifite ibyidufasha ibyitwungura kugira ngo dukomeze twubake umuryango wacu wa RPF ari nako twubaka igihugu cyacu. Inama uko nzumva rero yewe biba biduha umwanya wo kwisuzuma inshingano dufite uko tuzuzuza ibibazo bihari ari mu muryango ari mu gihugu ari ndetse ku isi hose kuko duhura nabyo uko tubyifatamo cyangwa uko twabyifatamo kugira ngo dukomeze dutere imbere. Nizere ko ibyo tuganira hano bitinjirira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi gutwi, hanyuma hagati aho y'amatwi yombi tugasigarana ubusa. Ubundi biba bikwiye kuba tugumamo kugira ngo tubikoreshe kubaka no kwiyubaka. Uyu mwanya ndagira ngo nanone tube twawukoresha dutya. Dutega amatwi, dutegane amatwi, dutekereze, tuvuge ibituri ku mutima cyangwa uko twumva ibintu, buri wese atanga ibitekerezo bye uko abyumva, ndetse abantu babaza ibibazo bumva bikwiye gusubizwa wenda badasobanukiwe, bijyane ubundi n'umuco dukwiye kuba dufite. Wenda bamwe buzuza abandi ukabananira, ukabagora uwo muco. Ubundi muri RPF cyangwa ibindi byose dukwiriye kuba dukora mu kubaka igihugu cyacu, umuntu aba akwiye gutekereza we nk'umuntu, wese akitekereza, agatekereza inshingano afite zimuganisha cyangwa zimuhuza n'abandi, byagera ku bikorwa tukabikorera hamwe. We should be thinking independently, individually, but most importantly, act collectively. Nibwo bigira akamaro, nibwo bigira umusaruro, kuko turi hano twese, buri wese afite ibimureba ku giti cye, ubuzima bwe, ariko ko duhuriye hano biratwibutsa ko nyine dufite byinshi duhuriyeho. Mu bikorwa rero niho hambere dukwiye kuba duhurira.
ntibibujije abantu no gutekereza hamwe, ariko muri bya bikorwa niho bigaragarira, niho bizira, ariko bitabujije umuntu gutekereza ku giti cye ndetse gukora ibimureba uko abyifuza. Ariko hano ni ibintu bibiri bihura, ni ibitureba nk'abantu buri umwe ku giti cye, ariko noneho ni ibitureba dukwiriye kuba dukorera igihugu cyacu, abanyarwanda n'abandi bose batuye u Rwanda. Ibyo reka mbe mbishyize uruhande gato. Musubire ku byo kwisuzuma, gushaka uburyo RPF ibaruta mu myaka benshi muri mwe, iyi RPF iyo myaka imaze yagiye ihinduka, igomba guhinduka. Igahinduka buri gihe bijyanye n'ukuntu isi ubwayo ihinduka. Isi tugezemo uko iteye ubu, RPF yaba irimo, twebwe abanyamuryango ba RPF twaba tuyirimo, tuyibamo nk'uko twayibayemo imyaka 30 ishize, haba hari ikibazo, haba hari ikibazo kinini cyane. Ari uru Rwanda, ari iyi si turimo, tugomba kubibamo nk'uko bimeze. Ubu ni ukuvuga ngo kuriya guhinduka kutugiraho ingaruka iyo utajyanye n'iyo mpinduka, byakwica ugapfa neza ukabura no guhamba. Ariko uko n'ibintu bihinduka kandi bigomba guhinduka buri gihe, ntabwo bihinduka byose, hari ikidahinduka. Ikidahinduka ubundi nicyo uri cyo, ndetse n'icyifuzo cyawe cy'uko ukwiriye kuba ubaho cyangwa wumva ibintu bijyanye n'iyo mpinduka. Hari ikidahinduka. Niba mu mibereho no mu miyoborere nka RPF turi hano y'iki gihugu, igihugu cyacu ko nacyo cyagiye gihinduka, niba twaravuze ngo hari ikintu kimwe cy'inshingano dufite, politiki, imiyoborere bizima ni ibihe? Reka mvuge nko mu miyoborere, mu bintu bizima dukwiye kuba dukora, kugira ngo biri no mu
mateka yacu no mu mvugo yacu no mu ngiro twifuza, RPF yaravuze ngo tugomba kurwanya ruswa. Uko kurwanya ruswa ntiguhinduka. Kiriya gitekerezo cyo kurwanya ruswa imyaka 38 cyangwa ishize, ntabwo cyahinduka ngo tuvuge ngo noneho ntitugiye kuyirwanya kubera ko twagiye mu gihe cyemera ruswa. Sinzi icyo gihe icyo ari cyo. Ahubwo igihinduka ni uburyo wakoresha kugira ngo uyirwanye. Ariko kurwanya ruswa ntibihinduka. The methods you use to fight corruption, depending on the circumstances and the changes that have happened, may change. But the idea to fight corruption does not change. Icyo ndibwira ko ari urugero twakoresha icyo navugaga bijyanye n'impinduka, ingaruka bitugiraho, ariko n'ukuntu hari ibyo tugomba kugenda duhindura bijyanye n'igihe. RPF rero n'abakadere bayo natwe twese abayobozi ku nzego zitandukanye iyo mitekerereze yo guhindura ibintu no guhinduka ariko ukagumana intego nyazo ufite, hari ubwo tutabyumva neza cyangwa tutabyumva kimwe, ariko nanone iteka hari uburyo mu muryango nk'uyu dukwiye kuba dukoresha kugira ngo ibyo byose bishobore kubonerwa umuti, bigire umurongo bikurikiza. Ndetse rimwe na rimwe niyo mpamvu buri gihe imyaka 5, 10, 20 hagenda haboneka abo bigora kujyana n'ihame rya RPF rituyobora, irimo ibindi bice, bakagenda batakara mu nzira. Ibyo biriho, byarabaye, bizaba. Ariko RPF igomba gukomeza gutera nk'uko ikwiriye kubitera muri iriya si igenda ihinduka, kandi RPF nayo igenda ihinduka uko bikwiye. Hari abato bari hano benshi, banza ari nabo benshi cyane, sinzi
ariko ni benshi. RPF yabayeho bataravuka, ndetse urugamba rwashingiye kuri RPF rwabohoje igihugu rukaba kugira ngo gihinduke. Naho urwo rugamba rubereye ni benshi bari bataravuka, abandi biyongera umubare munini, ubwo byombi hamwe bari impinja. Impinja muri ibi ngibi mvuga ni nk'aho butaravuka. Ariko yabo bataravuka nabo bari impinja, ubu aho bageze bari hano, ni abayobozi mu rwego rumwe cyangwa urundi, niba badafite inshingano runaka mu nzego izi n'izi, gushaka kuba umuyobozi unihereho wiyobore, wishakishemo icyaguha aho ukwiriye kuba ugana igihe icyo ari cyo cyose. uri umuyobozi. Iyo urwo rubyiruko rugenda rukura, bayoborwa n'iki? Bareba he? Bashakisha he ikibafasha kumenya aho bagana? Bareba he handi hatari kuri twe abakuru? Iyi myifatire yacu twebwe abakuru itari mizima, ubwo hazarokoka bangahe kuri abo ngabo baturebamo bakadushakamo icyabayobora mu buzima bwabo, kizatuma ndetse bashobora kuyobora igihugu cyabo igihe cyabo cyageze. N'ubu bamwe kuri bo igihe cyarageze, babihera he badahera kuri ariya mateka na ya mikorere na ya myumvire twavuze mu mwanya ushize? Bahera he? Inshingano rero dufite ni inshingano iremereye cyane. Ntabwo ari ibintu biza hano gusa abantu bakaramukanya bagahoberana ntibaherukana twarangiza tugataha tugasubira uko twaje hano. Niho navugiraga ko n'uyu mwanya biba bikwiye kuduha muri twe kwisuzuma no gutekereza ibyo dukwiye kuba dukora n'aho tugana. Hari ibihe bigezweho, ibyo mubona hirya no hino nabyo bya politiki, bijyanye na politiki, by'urubyiruko rusigaye ruhaguruka rukagira ibyo rusaba. Uzi ko ari ibyo ariko ukwiriye kugira ibyo wasaba. Twebwe RPF tugomba gutegereza ko hari
twibutsa ko hari ibyo bagomba kubidusaba, ubwo twaba twarujuje inshingano zacu, inshingano twiyemeje. aho abantu barinda kuguhagurukana bakakubwira ngo turashaka iki, ubwo ni ukuvuga ngo twarakibuze, ntacyo waduhaye. nibyo njye bafite ibyo bahaguruka basaba barwanira uko babikora kose, njye ndabyumva. ndetse icyo bivuze, impamvu nabyumva ni uko ari nk'ibyo twakoze natwe tukiri bato kurinda tugera hano none. urugamba rwa RPF, amateka ya RPF ni iki kiyagize? ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba kubimpa. abantu bakoresha wenda uburyo butandukanye, ariko ni bimwe. kumpa uburenganzira bwanjye, ibyo ntabwo ari byo ngomba kugusaba nkapfukama. hapana, tagombana kabisa, tapigana. Can't beg anybody. I don't expect anybody to give me my rights as a favor she's doing to me. Hapana. So, hano mu Rwanda bibaye bikurikiye rwose hakagira uvuga ati there is something, hari ibintu watugomba gutaduhaye, njye nabyumva kuko nanjye niho nahereye, namwe mwese niho mwahereye. But then inama nk'iyi, umuryango nk'uyu, ikitugize, ikitubeshejeho, inshingano dufite ni ukugira ngo igihe ari twe turaha muri iyi myanya, tutazagira uwo twibwira ko azagomba kudusaba ko tumuha uburenganzira. naho byaba ari ukwibagirwa birenze urugero. That would be insensitive. The right you demand is the right everybody has a right to demand. ukuvuga ngo mu mikorere yacu tugomba gukora ku buryo twibuka ngo hari inshingano dufite, abantu batagomba kutwingingira, batagomba kudusaba, tugomba kubagezaho byanze bikunze. aha rero niho nshaka kuzira ku kindi kibazo. ubu tumaze hano RPF baye muri leta, nitwe rwose ibintu byose bishingiyeho. imyaka ibaye myinshi. tujye twisuzuma buri gihe
turebe ukuntu twuzuza iyo nshingano. Ndahera ku miyoborere, ku mikorere, muhere ku nzego aho uhera hose. Washaka uhere ku nzego zo hejuru, ushaka uhere ku nzego zo hasi. Ikigenda kigaragara kuva ku nzego zo hejuru ujya ku zo hasi cyangwa kuva hasi ujya ku zo hejuru ni iki? Mukwiye kuba mukizi, mukibona, muzi ngo aha ngaha hari ibitagenda neza, bigahera ko bishyirwa mu buryo, ku buryo bwihuse. Mwe murabizi kundusha, mwari mukwiye kuba mubizi kundusha, mugenda hirya no hino kundusha, muhura n'inzego zitandukanye, iyo mushaka za serivisi n'ibindi, murandusha kubibona, kubyumva, kubimenya, ndetse n'ingaruka bibageraho. Yewe ku rwego ndiho, cyangwa inzego zimwe bamwe muri mwe muriho, zibahuma amaso. Iyo nsitaye abantu barahurura bakundamira ngo ntagwa hasi, nakorora bakiruka bajya kunshakira umuti, ubwo ni ukuntetesha, ariko nizere ko atari ugushaka kumpuma amaso. Kuko ibyo bamwe bakora bagira batya nibyo buri muntu wese ashaka kuba byamukorerwa. Niba akeneye umuti rero akwiye kuba awubona. Niba akeneye transport kuva aha kujya hariya, aba akwiye kuba abibona. Niba ashaka amashuri y'umwana, aba akwiriye kuba ayabona. Byinshi bimeze gutyo. Ibyo tubibaza nde? Tubibaza nde? Tubibaza nde batari mwe, ndetse kugira ngo bitazarinda kuvamo ko hari ababibabaza ku ngufu. Bitazenda kugira ubibabaza ku ngufu, nk'uko uyu muryango washingiye wubatswe ku buryo wagombaga kugira ibyo ubaza ku neza cyangwa ku ngufu. Buri muntu wese afite uburenganzira, utabimuhaye ku neza ukwiye kubikubaza ku ngufu. Rero iyo mwe mujyaho ukumva mu giturage iyo ngiyo bakajyaho bagahwihwisa bakavuga umuyobozi wabo kuri urwo rwego bariho, bavuga uriya hari uwabwira se we ibintu byose arekanyiza kirarya. Ugana hariya wajya gusaba serivisi, cya mbere ntibakwitayeho, asanga umuntu, umukobwa, umuhungu yicaye aho ngaho
yibereye kuri telefone arakora ibyo akora sinzi ibyo ari byo ukicaraho ukamusaba serivisi akaba yanagutuka rwose nubwo yicaraho tegereza cyangwa wagomba kubiguha ntahari genda ibyo ni ibyo mpimbye murabizi cyangwa ntabwo mubizi murabizi cyangwa ntabwo mubizi birinda kubaho kubera iki byabaho kubera iki cyabaho kubera iki muri mwebwe bayobozi ari abari hano ari abatari hano banyumva ndetse abo baturage mugira mutyo rwose wampa kubera ko wampa ngo bishyire hamwe baze bagukubite rwose bakagira uruhande bagashaka inkoni bakaza bakagukubita aho bijya kubera bibi rero ubwo nubwo nifuza ntyo nzi ko bidakunda iyo umuco mu buyobozi umaze kugera ku rwego ari mubi ba bantu mvuga ngo bakwiye gushaka inkoni bakagukubita basa n'abumiwe barekeye iyo baragowe baragowe babivaho ndetse bazi ko bigomba kuba gutyo ko abantu bagomba kubaho batyo abantu barinda kumera gutyo muri hehe abantu barinda kumirwa bakirirwa biruka inyuma yanyu mwebwe mu bayobozi kubera iki ariko ngiye kamabwire iyo wamenye ndamukubita rwose ntabwo wamenye gukora ibyo ngibyo mujyaho mukamutetesha ariko iyo namumenye ntarara ngabo ba meya uheruka ejo bundi ninde ni Kayonza ni aba Kayonza ni bande hano ni Kayonza ni habaye iki local government minister ari hano yes habaye iki muri Kayonza ubwo rega nabwo ndavuga urugero rumwe mu ngero igihumbi nazibaha ariko reka duhere kuri urwo ngo Your Excellency muri Kayonza habaye ikibazo cy'ubuyobozi butita ku baturage kutamenya ibibazo bafite ariko no kudakorana kutumvikana hagati y'abayobozi bituma rero bapfiki hagati yabo icyo batumvikanaho niki nuko nibyo bagabana baba bibye niki ni abayobozi batavugana navuga ko ari imico mibi yo kudakorana bigatuma n'ibyo bashinzwe gukurikirana mu kwita ku bibazo by'abaturage nabyo bidindira abaturage bakabura batabaza kandi abayobozi bahari nyuma byaje kugenda gute cyavuyemo nuko abaturage kubera kuburira icyizere abo bayobozi bageze aho bitabaza abahisi n'abagenzi by'umwihariko ku bibazo by'amapfa yari yatewe n'izuba ryinshi izuba se uwo muyobozi yari gutanga izuba ntabwo ari byo ndavuga yakoraga byaje kubaviramo uko byaje kuba n'iki yes sir bifite aho bihuriye kubera yuko ubusanzwe
abaturage bagaragaje ko bafite ikibazo ko bashonje, leta ifite uburyo yabagoboka, ariko icyo gihe kubera ko abayobozi bari bahugiye mu kutumvikana ntabwo babashe bari kubikurikirana. bahugiye mu ko bo batari bashonje, bo ntibari bashonjega n'icyo kibazo. Yes sir. Ntibumva babaganyira bashonje, ntabwo ari kutavugana nuko nabwo buri wese yari afite ibyo akora we bimuha iby'abandi badafite. Hanyuma uko byagenze rero ni uko abayobozi babishinzwe babonye ko abayobozi badakwiye gukomeza kuyobora akarere, babakuraho. byamaze igihe kingana iki? Your Excellency, byamaze igihe kinini kuko baganirijwe inshuro nyinshi n'inzego zitandukanye, ariko gufata umwanzuro nyirizina wo kubakuraho ugeranije n'ibibazo byari bihari byaratinze. Yes, bitinda kubera iki mwebwe mwicaye aha ngaha ku muhanda? ari abari muri minisiteri bashinzwe, ari abandi babibona, ari ku zindi nzego, birinda gutinda bikagira ubwo bigeza abantu hariya kubera iki? Ntabwo ari we ikibazo, ntabwo ari we nkibaza gusa, ndakibaza abo bantu bari hano bose ku nzego zabo, buri wese ku rwego. Icyo mbibabariza mwese ni uko ibi bivuzwe n'ubwo bivugwa i Kayonza, biri n'ahandi hose bimeze gutyo. Biba mubireba mukabyihorera, nibyo binavugaga, kubera ko abayobozi bo baba badashonje, bo ntacyo babuze, ntabwo bita ku bandi bakeneye bo ibyo bashaka bo ngabo. Hari kesi ya Bugarama za Rusizi, ibintu bijyanye n'imihanda, bawicariye umwana wa infrastructure. Yes, mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse, usigaye nyirango usigaye warahindutse umurima, bahinga mu muhanda. Byarinze bigera hariya kubera iki? Icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda ngira ngo nakivuze hari ubundi igeze kujya ni 2017 ni ibintu mperuka kera, ariko umuhanda warasibye. Ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose, badafite ahantu banyura, badafite uko bagenda. Ikibazo cyagenze gite minisita? Mu by'ukuri Your Excellency, twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu bikorwa by'imihanda, kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017, kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017. Kuva icyo gihe umuhanda wari ukeneye guhita usanwa. Ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye, ndetse ukanafasha inganda ziri hariya. Habaye ikirego, byagenze gute? Icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority, uburyo ninde ubikora? Ni twebwe nka minisiteri y'ibikorwa remezo twagombye kuba twarabikoze. Erega natwe ibyo tubifitemo uruhare, ariko nta n'ubitubwira. Priority mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye. Ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi, ariko tuzagenda tubikosora. Uzi ko imyaka yose nicyo kiba igisubizo, nicyo abantu barangiriza.
ni ukubisabira imbabazi ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi ariko tukikomereza ibyo dukora. Ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute? Ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanga? ntabwo amafaranga yari yabuze, ahubwo ni ukudashyira ku murongo neza ngo tumenye ibikwiye guherwaho n'ibikurikira. Ibyo se bizakorwa nande? Tuzabikorerwa nande? Niba minisiteri bishinzwe itabikurikirana n'izindi nzego ntizibikurikirane, ubwo bishinzwe nde? Bizakorwa gute nande? N'ubuyobozi ndetse bw'akarere ubwabo bakwiye kuba babifitemo uruhare. Byagenze gute? Urebye akarere kagiye katumenyesha ko hari ikibazo. Urumva akarere ko kakoze ibyabo karabamenyesha, kakirirwa kabasaba ko dufite, mwe mukicecekera. Ntabwo twihuse bihagije. Nta nubwo mwihuse na busa, ntabwo ari ukuhagije. Ariko se ibi bigenda bigaruka, imyaka ikaba 5, ikaba 10, ikaba 15, ikaba 20, muragira ngo abantu bagire bate? Nibyo navugaga, biriya ureba Genizi bajya ku muhanda, ni Genizi harya niko babyita, bagatera amabuye babampa ngo bankubitire, babirukanse ku manywa y'ihangwe. Nge nzi ko bazambabarira, ntabwo bazapfa nanjye. Bazi ko ntabarimo kabisa abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko rero ikibazo ni uko abamvuga ngo bampa ngo bankubitire nabo ni Genizi. Ubwo se bizagenda gute? Namwe ko muri urwo rugero, ubwo murakora, ubona iki kibazo yakigenza ate? Ibintu byahoraho imyaka igashira, indi ikaza, muri aho mukabisabira imbabazi gusa. Uzi akantu kamwe maze kuvanamo muri ibyo bicaje, biriya avugaga bisa n'ibitagira priority, ngo bagize, usibye ko batagize priority bakora bakanabitindana. Uzi impamvu? Ariko imwe muri zo, ntabwo ariyo yonyine. Aba bayobozi, baba bato cyangwa baba bakuru, mu by'ukuri ntibahari. Ntabwo baba hano, ntabwo bahari. Ugiye kubara ingendo bagenda, bibera hanze mu makonferensi, conferences, bafite rero n'ibyo bakoresha. U Rwanda barugize igitangaza, ngo barashaka kureba babyita iki, best practice. Ngo best practice iba mu Rwanda, ngo bakirirwa bahamagara. Ubu abona ba ministers nka 5, 6 kugera ku 10, bose barandika basaba kugenda. Nkabaza barajya he? Ngo bagiye baramutumiye, kandi biri important ko bajyayo, bagiye gutanga amasomo. Amasomo ujya gutanga se wowe yakumariye iki? Wabanje ukareba ayo masomo ugiye gutanga wowe icyo akumariye.
so icyo navanyemo prime minister, ubu minisita kuzongera guhaguruka hano akavuga ngo aragiye, muzajya mubanza munsobanurire icyo agiye kuzana. Kiruta icyo yari akwiriye kuba atanga ku banyarwanda, kuba ari hano, ariko iri genda ryandambiye, Prime Minister, undebe unyumve ngo ryandambiye. Murabyumva n'aba ba ministers bamwe bari hano mu nyumve, iri genda ryabo ryandambiye, muzabe mubanza musobanurire neza. Si ukubisobanura neza gusa, muzajya munabisobanura mu gihe. Tubanze twumvikane icyo turi butakaze umuyobozi natagenda, natajya hariya bamutumiye, icyo turi butakaze ni iki, ndashaka kukimenya. Ariko icyo gihe bikwibutsa n'icyo uri butakaze nibaramuka bagiye. Okay? Tubyumvikaneho, turebe ikinyuranyo cyabyo. Ubu ndaza kubafunga rwose, kubafungira. Kandi hamwe twashyize abayobozi, ugasanga abaminisitiri babiri nko muri minisiteri imwe, sibyo? Ariko hakaba ubwo bagiye bose, bombi uko ari babiri, bitari minisiteri imwe, bitari minisiteri yindi ya kabiri, eshatu, enye, bose bagiye. Kandi uko bagenda rero nabyo mubimenye. Ubu si isigaye ubundi iri connected, ariko iyo bagiye ntumubona, naho mushakiye yagiye ntumubona, ukabaza ariko se aho wagiye hataba telefone ni he? Bo mu mutwe kugenda ni ugukupa connection, n'abagifitanye isano n'aho aturuka. Yagiye n'uwabariye. Ibyo Prime Minister biraza guhagarara byanze bikunze. Okay? Now, hanyuma ibihe yahagaze gutyo, dusigarane cya kibazo cyo kutamenya priorities hano, ariko muri hano ubwo nabyo tugikemure. Impamvu ministry idashobora kumenya priorities nabyo tuzabimenya, nabyo tugomba kubimenya. Mu by'ukuri ubwo ni Prime Minister bizajya bigarukaho. Minister ananirwa ate? Ese yarakubwiye byagenze gute? Minister tugira ikibazo kuvuga ngo bananiwe gukora priorities, kikaba igisubizo. Priorities ni izawe, ziri personal. Umuhanda kanaka cyangwa igikorwa kanaka cyangwa hariya wananiwe guhitamo kugira priorities, na cabinet twirirwamo buri gihe, mu mezi tugira cabinet zingahe? Utigeze ubishyira hano ngo uti mfite ibintu hano, amikoro ntahagije, ariko dufite ibintu bitugoye bingana bitya, abantu bakagufasha kureba. Noneho priority ntabwo ziri personal, ntabwo ari iz'umuntu ku giti cye ngo nuko ari umuyobozi runaka. Priorities ni iz'igihugu. Decisions zigomba kuba zijyanye n'inzego mu buyobozi bw'igihugu zizwe.
ibi byose ndabitinda kubera iki nta kuntu RPF backbone niyo backbone y'iyi gavumenti y'ibikorwa y'amajyambere y'ibi byose. Aba bayobozi benshi tuvuga ni bamwe muri mwe, ni kadazi muri mwe. Barangiza mukatubwira ngo nta makosa, twananiwe kumenya priorities, none ngo kumenya priorities gute? Cyangwa abantu bajya hariya bakangiza, amezi 6 agashira, umwaka ugashira, erega bamureba babizi. Nibyo nabazaga Minisitiri wa Local Government, biriya bya Kayonza byari bizwe, byamaze igihe bizwe. Ubu mwaracecetse, mwahisemo ba Kayonza n'abandi babizi babishinzwe, mwahisemo kubiherekeza uko bimeze ngo abaturage bagere kuri uriya rwego. Murashaka ko bagera bati, murashaka ko abaturage bagera bati, cyangwa murumva inshingano za nyirizi? Ubwo se bijyanye na RPF n'amatwara yayo mashya ni iki? Amatwara mashya ya RPF ni iki? Cyangwa n'aya mbere n'ubundi mugomba kuba mwarabeshya gatari ko mwavugaga bimwe tugakora ibindi. Ibyo RPF bavuga, iyo abantu bashaka impamvu, hari apologies nazumvise, hari izindi mpamvu. Ubu nitugaruka ku muryango nyakuri, microphone, twibaza impamvu ibingibi bibaho ntibirangire n'iki. Abanyamuryango babizobereyemo barabura ngo rega ngo nta mashuri ngo akiriho ngo yigisha ubuki. Murashaka kwiga ibiki? Murashaka kwiga ibiki mwebwe mutazi abakada ba RPF? Amashuri mushaka mbese muzigishwa nande muri ayo mashuri? Ngo amashuri y'abakada, ngo kwigisha abakada. Amashuri se ni factory, uracura abantu n'ubu ibyo umuntu ababwira mubyumva, mwari mukwiye kuba bivamo amasomo. Ko nshimye iby'amashuri atakiriho yigisha ubukada, ntabwo ndabyumva ngewe, muraza kubinsobanura. Kwigisha ubukada ni iki? Ababyize se bakwiriye kuba banigisha bo, kuki nabo bakora ibyo ngibyo kandi bazajya banyuranye n'ibyo bazajya kwigisha? What is the explanation? Ibisobanuro ni ibihe? Ibintu bya corruption no mu nzego ahantu hose. Erega biriya abantu bajya gusaba serivisi bakabarangarana bakigira bakagura nta electricity hari ngo tukwandikira ibi bintu. Uyu munsi computer yapfuye ntabwo ikora. Buriya ufashe inkoni ukamukubita, electricity iraboneka, irahera ku ndababwira. Buriya harimo ibindi bintu, ni nko kukubwira ngo tekereza, ariko nawe reba ibyo wampa nkwihutishirize. Kandi koko yabanje kukubwira ko electricity ntayihari, computer yapfuye biki, ukagira utyo ukamuha envelope. Arahera ko
electricity irahera ko iraboneka ako kanya uwo mwanya electricity iraza ariko koko mwebwe bakada muri aha ngaha ku nzego izo ari zose ubuse tuvuge ngo mwe mu bahandi ibyo ntimubibona ubu murabibona mukabyemera bikababamo mukabyihanganira kuko mwarangiza mukaza hano ukeneye amashuri ukeneye amashuri umuntu kukubwira ngo ntuzafate ruswa iryo somo baryita irihe kuzajya kukubwira ntuzica abantu ntuzagire utya nibabaha Bibiliya akaba arizo musoma ibindi ibyo mutariga ibyo mutazi ibyo mutigishije ahubwo mwebwe mwarangiza mukanyuranya nabyo ni ibihe hagira umbwira ngo ntabwo azi ko ariko aho muba no mu bindi bihugu bamwe bagenda muri ibyo bihugu cyangwa babayo cyangwa babayeyo ibintu bikorwa bite ariko hari ushobora kuba hari aho mwabaye bikorwa gutyo hari abaturanyi dufite benshi bakora batyo sinzi niba mushaka kumera nkabo aricyo kibazo ariko uko RPF imeze uko tuyizi kandi twese hamwe na mbere hose amahame ya RPF tuzi yabaye tuzi ko ibyo ngibyo bibaho bikorwa ariko bidakwiriye gukorwa amahame yari ayo kutubuza gukora ibyo ngibyo ariko mukanga mukaba ari byo mukora ku manywa mukaba RPF nijoro mukaba kandi gukoresha ijambo ribi nanjye kuvuga ngo mukaba ibyo ntazi kubibana byombi kuba RPF ukaba n'icyo ntazi ntabwo bituranye rwose ntabwo bikwiye kubana ntabwo bikwiriye kuba bibana aberuye bo bareruye aberuye murabazi batuvuyemo baba ibyo ntazi nyine ibyo ni sawa ubwo abantu baba baratandukana nyine umwe agafata inzira y'undi agafata iyindi ariko iyacu inzira yacu ni hano ni RPF ni RPF ifite ikivuze niba mushaka kubiba subiramo ngira ngo secretariat cyangwa izindi nzego zizabakorere bwa tapes bashyireho nk'uko twaririmbaga iyi ndirimbo babaririmbire amahame ya RPF mujye mukagendana mugashyire mu gutwi ugende wumva ibyo ngibyo urebe ko byajya bikwibutsa niba ari byo mukeneye ariko ibi bintu bihoraho bikira bityo erega ubu turishimira ko hari byinshi bimaze kugerwaho ntabwo urebye imyaka 30 ishize ntabwo ntawavuga ngo ntareba ko hari ibyakozwe ariko ibikwiye kuba byarakozwe iyo dukora neza dukora ibintu bizima iyo biza kuba byikubye inshuro ebyiri uko tumeze ubu mwari kubyanga mwari kuvuga ngo aho twihuse cyane n'ubu nyambwira aba bantu mu kabineti nkabwira aba ministers baduhaye raporo y'ukuntu ubukungu bwakuze neza uyu mwaka turi ku 8.9%.
nkababwira ariko murabizi iyo bitaza kubamo ibyo bibazo bimwe bavuga ngo bananiwe gukora priority n'ibindi by'uburangare hirya no hino n'ibyo bindi nkabaza Minister wa Finance ubu iyo tubona 10% twajyaga kubabara. So if you can get 10%, why do you settle for 8%? Kuko 8% irashimishije, iri hejuru ndetse ruta abandi hafi muri aka karere, ariko iyuza kubera ko ufite ubushobozi ubwifitemo wajyaga kubona na 10%. Wanze 10% uravuga ngo reka ngendere kuri 8, ariko icyatumye utabona 10% ukabona 8 ni amakosa turimo dushobora kuba dukemura. Kandi twari dukwiye kuba tuzi aho duhera. Uru Rwanda rwacu n'ingorane zose z'imyaka magana, ariko noneho uhereye ku bya vuba aha, ubu mwumva kugira ngo tuzaveyo tugere aho dushaka, keretse niba mudafite aho mushaka kugera, ambition zacu zibizihe? Ni ukumirwa gusa tukarekera iyo, ariko ambition niba tuzifite ndetse tukaba dufite ibibazo bimwe bitari n'ibyacu, aribwo twikorera n'ibibazo by'abandi, isi yose ikaduteraniraho. Aribwo njya nibaza niba u Rwanda tugomba kuba turi ibitangaza tutazi, ahubwo kubona isi yose iteranira ku Rwanda, iyo ukareba kuri map no kugira ngo bakabona aho kari, ahubwo yari bikwiye kuba bibagora. Ariko ugasanga isi yose yahagurukiye u Rwanda, ariko tukanga tukabinyuramo tugakomeza. So kuba uteranirwaho n'ibibazo nk'ibyo, byaba iby'amahanga byaba ibyawe wifitiye, ntabwo waba the same person ukora ibintu kwigoronzora ubwira abantu ko wibagiwe ko wagize ngo kugira ngo ni iki? If it is this or that, kugira ngo mukunze gukoresha mwebwe leaders ni iki? Kugira ngo ni iki? Ibi sigaho ibi ntabwo bikorwa. Mumbabarire nagize ngo, wagize ngo iki? Batize kugira ngo ibi byose mujye mubigarura kuri RPF, muvuge ngo ariko ubundi ikintu RPF ikwiriye kwibutwibutsa ni iki? Nahuye n'iki kibazo, nagize ntya, bambwiye barya, maze ikibazo rero ntabwo nibwira ko ari kutagira memory, ni ibintu mukora. How can you repeat the same mistake? Abantu bakwibutsa, abantu baguhana, abantu bagira bate, ariko ukongera ukabisubiramo. Wavuga ko ari ukwibagirwa, wavuga ko ibyo wabyita iki? Ni umuco, uhinduka umuco mubi gusa wo gukora ibintu ubishaka, icyo ushaka, ahubwo wenda abandi batabona. Reka mpine, nashaka kuvuga byinshi cyane birenze hano, ariko reka mbihine, turaza kubona undi mwanya wo kubigarukaho bimwe mu bindi biganiro. Ariko reka nsoreze kuri ibi ngibi. Icya mbere, muri rusange nagira ngo mbashimire ibyo byinshi bikorwa bituma
n'igihugu kigera aho kigeze no muri izo ntambara zose no mu biki bigomba kuba hari byinshi byiza dukora njye ntabona nkatwarwa n'ibibi mbona bitwangiriza ariko ubwo ndabibashimiye mu nzego nshaka gushimira zindi inzego z'umutekano n'uburinzi umutekano muri rusange zose RDF Rwanda National Police security rundi rwego aba bantu ibyo bakora bakorera igihugu cyacu twese sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo bakora mbasaba barabyujuje bishyire mu rurimi rw'amahanga these forces of ours are the forces I have always wished to have. ariko noneho navuga ku baturage abaturage mureba u Rwanda dufite dukiniramo tugira ibyo tubakora byose sinzi ko hari igihugu gifite abaturage beza nk'abacu impamvu ndayikubwira urebye aho tuvuye muri politike y'amacakubiri genocide ariko tukaba tugeze aha aho abaturage bari hamwe n'isi yose yirirwa ibashaka kongera kubasubizaho buriya ahantu hambere hananiye aba navugaga bo hanze bashaka kudusenya bashatse ukuntu bazana mu banyarwanda kongera kubatandukanya ngo bajye mu mwiryane abaturage barabananira n'abariya bapfumbafu mureba bahunze igihugu bagenda baba hanze buriya nibo babanje gukoresha bakiri hano kubanza babanje dividing RPF bityo batandukanye abanyarwanda kwabwira bakaza bakabogeza bariya bose mureba bari za Amerika bari South Africa bari hehe barazaga ariko kabisa mwangiriye neza kwanga hakaza ubuntu buvuye i Burayi bukaza bahwisamo mukareba umuntu ngo ariko wowe ngo uzi ko buriya ukwiye kuba ari wowe perezida ngo buriya ngo kandi ngo wagize utya erega bikamujyamo ko ukwiye kuba perezida akabishaka ariko kubishaka si icyaha ariko hari inzira binyuramo iyo bishatse gusa ugashaka gukora wibwira ngo abo ngabo bazagufasha kubigeraho bose ku murongo byagiye bibananira bajya aho bagiye abandi ntabwo byabahiriye abaturage ureba ubu bwa NGOs ubu buntu birirwa bureba abantu birirwa ko abaturage bakagenda bagashaka kubagira ababo ntibabagira ab'u Rwanda bakabagira ababo niyo mateka tuzi mu bintu hirya no hino
ariko abaturage bacu baranze baba b'u Rwanda. Aho rero niho namwe mubera akaga mu mbabazi, kuba mufite abaturage bameze batyo mwarangiza mukabajyamo mukabakiniramo ntimubahe ibyo mubagomba. Ni icyaha rwose kidakwiye no kubabarirwa. Ni icyaha. Namwe benshi njya mbona mwemera ibintu by'amadini n'iki, mwari mukwiye kubisabira imbabazi ku Mana cyangwa ikazabahana mu kimwe. Mukwiye kubihanirwa rwose, ni bibi cyane. Ntabwo amahirwe mufite kuba muriho muyobora muri abayobozi mu gihugu cyanyu, mufite abaturage bameze batya, mwarangiza mukajya gutobanga ibintu. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Mujye mubyibaza ku giti cyanyu aho muri, mwicuze, muhinduke kandi gukora ibintu bizima. Gukora ibintu bizima ntabwo ari ibintu bigora. Nagira ngo nanone nshimire kandi nakire abadukorana mu gihugu hano. Hari abayobozi b'indi mitwe ya politiki bari hano, mushoboye kuba mwahaguruka tukabareba niba muhari. Nagira ngo mbashimire ko mwaje kwifatanya natwe, kandi n'ubundi mufatanya natwe no muri kwa kudacamo ibice abanyarwanda n'iki, mukemera tugafatanya, mubifitemo uruhare runini. Ndabibashimira. Nshaka gusorezaho natangiye mvuga impinduka zikwiriye kujya zibaho buri gihe bitewe n'uko ibintu bimeze n'igihe, no muri RPF ubwayo. Nagira ngo mbateguze, ngira ngo biraza gushyirwa mu buryo mu masaha yandi ari imbere tubiganira. Hari ibintu bimwe nahuye n'abayobozi bamwe b'inararibonye ba RPF ndetse abandi founder members ba RPF, mbasaba ikintu kimwe, ikintu gitoya, ntabwo cyari kigoranye, ko twagira ibintu duhinduraho bike mu structure iyobora umuryango, tukazubakira aho ngaho, dukora wenda n'izindi mpinduka, ariko bikazadufasha kongera imbaraga mu mikorere. Ibyo ngira ngo baraza kubitugezaho, turaza kubiganira, sinzi ko ari uyu mwanya wabyo, hanyuma ariko bigakorwa mu buryo bworoheje kandi buzima. Ubwo turaza kubigeraho. Hari icyo tutavuze nibagiwe, nari nzi ko ndi muganira nabo mu bihinduka no muri structure n'iki, nabwo dukwiye kuzashaka nko muri iyo gurupu nahuye nayo ya most senior cadres ba RPF, dukwiye kuzahitamo
sinzi umubare uwo ari wo wenda bake muri bo ikaba nka kanso ya elders mu bundi buryo ikagira uruhande ikajya igira ukuntu ireba ikavuga atari ku ikagira ukuntu ivuga yicaza umuntu igihe babona umuntu agenda adakoze ibirenge hasi aguruka bakamubwira atari kugaruka hasi kandagira hasi reka kugendera mu kirere ibyo nabyo tuzabiganira wenda na hano twabiganira nta kibazo mbona nagira ngo mbateguze gusa tubitekereze hari structure zisanzwe z'umuryango tugiye gutinkaringa nazo tukagira ibyo habaho uburyo bwa reinforcement then nifuza ko nabasaba ko tuzashaka iyo gurupu wenda nk'abantu nka 5 babaye benshi 7 ni igitekerezo mushatse mwabagira 3 mushatse mwabagira 4 tukareba uko tubaha iyo nshingano yo kuba batari mu bintu day to day ariko bari iruhande bareba bakaba bakwibutsa umuntu atari ko itonde cisha make yananirana ubwo bikaba ibindi icyo nashaka kwibagirwa mpora nsubiramo buri munsi ndongera mbabwire mwese bari aha dukwiye gushyiraho uburyo tukamenya kuvuga ikinyarwanda kandi kuvuga ikinyarwanda simvuga abatakizi koko ndavuga abakwiriye kuba bakizi ariko bacyangiza uko cyangirika murabizi bakizanyemo amagambo cyangwa ibintu by'aho twabaye twebwe ikinyarwanda bagihinduye gituruka mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo hanze y'imipaka yacu urugero mbahe hari ikintu mpora numva kikandya mu matwi nkagira nkumva nkabwira abantu maze nkunda no kucyumva nabonye CDS ari hano mu ame yacu cyangwa na IGP mu gipolisi kumva kuvuga ngo guhereza murabyumva ukuntu babikoresha namuhereje bikaba guha bakabihindura guhereza nahaye umuntu iki yampereje ntabwo ari ikinyarwanda bihagarare ariko ndavuga nk'ubu ngubu aho tuvugira aha bihagarare guhereza harimo bamwe rero babivuga ariko nzi aho bituruka nabwo hanze y'imipaka yacu ndetse bibanza bijyana abazi ikinyankore n'abandi banza biva mu kinyankore hari abantu bita mujya mwita ni abakonyine ni iki bari hano barapiyevu ibintu byakuhereza muhagarike mu kinyarwanda wenda muri icyo kirimi cyo hanze birashoboka ariko nkababaza kuko nzi ko bafitanye nkavuga nti mwebwe iyo umuntu yaguhaye inka mu kinyarwanda uvuga iki
ntabwo yaguhereje inka yaguhaye so that is a big difference ntabwo bibaho mu kinyarwanda mu kibi kinyarwanda ikindi ni iki hari ibindi nyanumva uvuga biryana mu matwi kumva rega twese twigishije ikinyarwanda ntabwo kuba twarabaye hanze nk'impunzi n'iki ntabwo byatuvanyeho kuvuga ikinyarwanda nta guhereza n'ibindi muzadufasha bazi indimi yashoje ibintu byose bikaba gusoza nabyo tuzamenye kurangiza ikintu no kugisoza bikoreshwa ryari cyangwa ryari ariko ibintu byose byabaye gusoza washoje nabyo bigomba kuba bifite ahandi bituruka ntabwo ibintu byose ari ugusoza gusoza bifite aho igihe bikoreshwa ibyo urangiza nabyo bifite igihe bikoreshwa ubwo ibyo byari iby'iruhande by'amarangamutima byanjye ariko nabyo mubyiteho bishobora kugira akamaro ngira ngo rero reka mpinire aha ngaha mbashimira ibindi bigiye gukurikira kandi ntibagirwa no kubifuriza ko muzagira noheli nziza n'umwaka mushya ugiye kugenda murakoze cyane